Hari mu gitondo cya tariki 9 z'ukwezi kwa 11 ubwo bibarwa Patrick mwamenye cyane ku mazina ya Kitoko yasesekaraga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yuko hari hashize imyaka myinshi atagera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abenshi batamubona abataramira nk'uko byari bisanzwe. Mwamumenye cyane ku ndirimbo nk'agakecuru yahereyeho ubwo yatangiraga umuziki aza gukomeza ubu ngubu mukaba mumuzi ku ndirimbo aheruka gushyira hanze yitwa In Love. Uyu munsi rero yaje mu gihugu cy'u Rwanda ahaje mu myiteguro yo kuzataramira abanyarwanda mu gitaramo kizabera hariya muri BK Arena cyateguwe na Skol, aho azahurira ku rubyiniro n'umuhanzi ukomeye hano muri Afrika witwa Davido wa hariya mu gihugu cya Nigeria. Ngire ngo muramuzi cyane. Muri iki gitondo rero nibwo yakiriwe akimanuka akiva mu ndege hariya ku kibuga cy'indege cya Kanombe, akaba yakiriwe n'ibitangazamakuru byinshi byaserukiye n'abanyamakuru babyo, bakaba bari baje kwihera ijisho no kugira bimwe bibariza uyu muhanzi wari umaze igihe kinini atagaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu akaba aje mu gitaramo kizaba tariki 15 Ukuboza hariya muri BK Arena. Abantu benshi bakaba biteze kuzongera kubona uyu muhanzi bibarwa Patrick wamenyekanye nka Kitoko abataramira